Wari ibintu bimwe nagiye nshyira pembeni. Imyotsi iri kuzamuka mu ifi. Yego. Ariko wibuke ko iyo kamera ugomba kwitonda abantu bakandeba utayizunguza utayirukasa bakareba nk'iri tungo riba ryamaze kuvuga riti ngiye mu gifu cya mushi nta kundi. Uyu muntu wese ubuzi Java nta kuzuyaza ni nka dorone ngewe. None kameramani yahindutse mu bimenye. Ari bya bindi ubwo mu muhamanota mushingiye kuko mubibona. Uyu we ni dorone. Kereka wenda ka B1 nakanywesha paracetamol. Ka B1. Turebemo imbere ejo umufana atazahoza atari amushakoraga ni. Hano ndimo nkuramo ikintu bita ibihaha. Ni imitima. Aryo bw'ibihaha bikorerwamo he? Biri mu nda ndana ariko ngiye simba mbikeneye kuko bitume nk'uko bigira undi muhumuro hoteli itari nziza. Kandi inama byanayo y'inkondo isake umushereka uradupfunyikiye ntabwo aba yagira uriya nta tungo ritugerera gahunda. None se ntazijya ndakubeshya ese iriya gahunda ku bantu ku nkoko hose ariko ye ibyo bintu mbizi kuri ba Buriyani na ba Jihadi. Ibyo bintu Buriyani we muzana mubyo rwose uriya muntu ntacyo ndavugana nawe gahunda twahanye ntarayubahiriza ariko ndaza kumuha ndajya muri bifu yewe ariko umuntu wigeze ushaka kumbwira ngo dukore ikiganiro ndaza ko kwinjira muri bifu ngo kiraba kiri gutwika nabone rero ubwo ikiganiro tukireke cyo Buriyani disi nshaka gutwikira ku muntu ndaza kumuha aka video uriya mwana asigaye asenga tutabeshe mushi. Nasanze arimo numvishe ari kwisobanura uburyo cyo akundana n'abakobwa ariko urukundo n'ubundi umusore nawe akunda umusore mugenzi we. Abati kuki abandi bakobwa bakundana ariko ugasanga DJ Brian uwakunze ubwo biza byitwa andi mazina kandi abandi bakobwa ntibyitwa andi mazina. Ikibazo ariko nanone nanjye nkavuga intese kubera ko akekwaho ibyo azanga abakobwa akunda abahungu nibwo bazenda. Oya nabyo biragayitse Buriyani wenda akwiye kugira uburyo cye. Nose abantu bazi ko hano bihumbi kutuntu niko dukoresho ibintu byose hano nibishya. Zikafazari Buriyani yagira icyo avugana na Jihadi wenda bakibanira. Jihadi Brian ntiyamwemera. Jihadi ariko kugereranya ibitaye Manumva bari kumwe ngo mumponyonye. Murabizi ko jewe sinjya nkata ibintu byose abari furu dashorana cyo kujya gukata inyama niko nyiguri ko nayiguze niko nyiteka ayiteka pe njya muri bya bindi byanyu ngo ndakuramo ngo tubiri tw'umwana koza kumva kwihiye n'iki na twa turi ngo nazazindi ngo zigaragara ngo za papa wabo sibyo rwose abantu banzi baranzi neza mani kandi ntibashidikanya byari ariko mpamvu nababwiye mujye mwibuka B1 aha ngaha wumva nizeye ko imyaka iri buboneke nkemera abana nawe noneho ndakanywa fresh ariko utariye mu mwanya ukaba uzi ko utabibona ibintu inzoga zireke banza ushaka ibiryo shaka inzoga zihorere banza ushaka kurya utavuga menshi nka ya buri nguni na buri kantu nase bavuga menshi kubera ko batariye bari abana banywa B1 ugasanga ibintu byahinduye isura ariko ntabwo bavuga menshi kubera batariye na none ubyibuke ahubwo bafite menshi bahorana ariko ntabwo yatujyanye mu myotsi wapi nta by'imyotsi hano ni ibintu
niko ndiye mfite amatsiko yo kurya nta by'inkwi ku ifi yokereje kunoza inkwi wapi koma aha wapi dore biba bifite iyi nyama ntabwo ugira ndi agasenda baboye wana ko niko ngiye gutunganya fresh yewe shaka kantu mo kabuze kumva ko niba yuzuye kare uzabwira umuntu uko kagiye ubazwanga ko yari inkoko nko gusangiye nidafite ururimi nibyo ariko ni ku bantu mutabizi agasenda baboye nuko gatuma inkoko yuzura niko nye aka nako kageze mwaya mazi tayari murashaka kurya neza murashaka kurya si ibi ngibi bakora mwagiye mureba ibyo nkora mukavuga muti tugiye kujya tubigenza kuri nibyo ariko ni ngombwa ko abantu bazahaguruka bakaza bakababwira uti mujye murya neza kandi nirirwa mbikora mushari ikintu kiba kinangaje ugasanga umuntu yoroye inkoko ntabwo ngo yarwaje umutuku si ikibazo gikomeye gufata inka akayita mu mazi cyangwa se akavuga ati reka nkurikirane ibiganiro bya mushi ndebe uburyo cyayitunganya abana barya inkoko n'amagi barazi ikibazo se baba bafite baba bashaka ngo baze kujya ngo kwicara ku gasantere kimwe n'abandi banywa agacupa ugasanga niyo nkoko iri gukura avuga uti niyo nzishyuramo icupa nikopesheje ngewe ziriya nzoga ziranangaza cyane bazengesha amaguru sha bajye bihangana byibura nubwo wanywa B1 rimwe mu kwezi warangiza ugaparika ugashaka ibyo abana barya na ka gakoko ukakabaga mukagasangira ese nta kuntu ako B1 izatekereza ku bantu nk'abarokore ese nta kuntu azakora akadasembuye natwe tukisangamo icyo gitekerezo kizumvwe uzagitange wenyine ngeze ikibazo mfite na kimwe nzagakata ngashyire muri nuza nta kibazo n'iki na kimwe nifitiye ku ibyo ngibyo rwose ngenda rekarama ariko nimba hari n'undi mufana urekarama aka kantu ko B1 yakora imitobe ya B1 bazabivuge nyine baraturebe ko natwe twakisangamo ijwi ryumvikane cyane ariko biratogosatamo igitunguru ashyiramo umunyu gahunda abona iyo gukata ikirungo ahasigaye bigasa kwa kundi mpamvu bikeneye akabahereye igitunguru wambwira uburyo ufata ikintu ngo byonyine ngo bigaragara ko utazi ngo guteka ni comment ariko ndavuga ntishaka numva atari ko nta kundi kabisa nta ubura umunenga ntabwo babyize kabisa ariko ibintu byose muzabimenya ari uko mwagiye ku ishuri sha ntabwo mushobora no kwideburira se ubundi ishuri ritarazaho ntabwo abantu bakoraga nk'ibyo bijya bincanga aha ari intebe umuntu usara cyari hanze bamufana umufana iherereye muri salo buriya aba yategereje muhura amubwira amafaranga yamumpera ibintu abantu bageze bambaza ese ngo warabyize ntabwo njye nize guteka rwose mbibabwire utazagira umuntu ushakiraho ubuse
nayo no guteka ntabwo ariko niba umuntu ufite experience ku buryo umuntu akeneye amahugurwa wayamuha ariko sinabyiza rwose sinjira umuntu uzajya ubyitiranya njye sinanigisha guteka ahubwo mbagira ngo nubona ndya neza nawe uzajya uhiga kurya neza ni gahunda yo kurya neza niyo kwirira neza ntuje muri njye kandi n'abantu nyine twese tunabyigiramo ariko sinakubwira ngo uta umwanya uri kwiga iwanjye oya nta nigeze niga guteka mwitamo B1 igitunguru kitabajya mu maso utarayitesitinga reba mubwire kabisa B1 gahunda ikurikiye tugiye gukata pavuro muba pavuro ibikata buriya akenshi hari igihe ushobora guhera hano sibyo kwirinda iyo uri kwihuta nkana kugira gutya kano kaburo kaba kamaze kuva muri tesha direct noneho birangiye pavuro urayubika kino cyuma cyashize mu buntu cyananiwe cyakase byinshi nubwo kidajyanye ikimenya numva ngo bacyariza ku ngoti yase ntabwo ari icyo ibyo ibyo gukata bifitemo uburambe natetse byinshi mwana ariko nk'abantu bajya bareba nka content nkora ariko ushyitse kure ese ntabwo urizihiza nuzi umaze gukora nka papa sava njya mbona avuga ati nshyitse mu 1000 muri 2 muze maze gukora amaseri ese wenda mu gihe umaze uteka ziriya nkoko ihene ufite 1000 ntabwo nzagenda nimba ari we mpanganye nawe cyangwa nkora nkawe ngomba gutegereza ubwo nkagera muri 2 ubwo bazaba ari muri 1010 ugomba gukora aniveriseri yabyo rero iyo ibyo maze gukora iyo byujuje 1000 urumva ba aniveriseri iraba ugatumira abafana bakaza babandi wa wundi ubu wa mbere mu gutanga comment wa wundi ubikurikirana bwa mbere kabisa bakaba agatega bisi mu gitondo cya kare akagusanga i Kigali ariko ubu amasaha ageze mwana ko ngiyo ndi mu kazi ntareba isaha amasaha dushoboye kuba dufite n'ubundi amasaha yo kurya bari saa sita zageze zirabura kazageze ubundi birajya gushya zuzuye none se abanyarwanda tumenyere ko saa sita arizo turiraho umuntu avuga ngo sinse akoze abantu babonye igikoni bavuga ngo cyabaye gishya ni ibintu bitangaje cyane iyo umuntu amenyereye kubona umwotsi muri videwo akabona hariho noneho n'urukarabiro umugani w'abandi ni lavabo ariko abenshi barwita urukarabiro urumva ni ibintu bidasanzwe urumva mukomeze musharinga agire kuri miliyoni wenda
subscribe. hari ibindi bazabona Birenze duko amugana abantu baramenyera umwotsi okay. ziriya nkwi zari zarabagize uko iminsi izajya igenda itambuka ushobora no kuzamubona ari gutekera hejuru ya City Tower. Bibaho cyane none se ntabonye ntibajya kuhamanika ibyapa none se ntihashyira igikoni urumva wahashyize igikoni byakwanga ntawabyanga pe kuko ibintu ukora nabonye bisumba biriya byapa ibijya mu nda nta kijya kibiga rero icyo basabwa baharanire ko hajyaho subscribe umva ibindi babikurekere nawe ukoresha uyikorereho. Java TV u Rwanda wakamejeje akamiranya shiyala tutunyanya ndi gukata urumva ngiye kuduteka muri iriya nkoko tunyanya n'utw'inkoko pavuro n'iziki n'utw'inkoko gushaka uburyo pavuro utunyanya byose bigiye kujya n'iriya tagira ngo hari n'ikindi rwose urashaka gukora birumvikana uburyohe bw'iriya nkoko kwanza bereke sigiye bereke ibyayibayeho ni Inyarwanda banywaye hari bya bindi ifite umuhondo rero ubu nisizemo ikintu bita inyanya sizemo twa pavuro duke sizemo kuri onyo itunguru duke kandi noneho bigiye kugenda birwaniremo ewana hahandi bivuga ngo kabisa. Rero igikoni nkuko nababwiye ko ngiye kuzatangira kubereka uko bateka mu buryo bugezweho ewana igikoni cy'abasirimu kibonye ntabwo ari ya myotsi natekeragaho kabisa hari ibintu byagiye bihindagurika ngira ngo urabona hano ahangaha bereke naho nogereza utuntu babone ko hano nakubitiyemo aka kantu murakaza abantu batetse akangaka uyiranja mu buryo bwo kurapa iki tungurusumu murabona aho mbicazayo muje muraza mukicara hano ibintu biba bimeze neza n'abashyiriyemo akantu hari